ry'umwami rihimbazwe, wa munsi wageze. Amakuru tugezeho none ahangaha nuko mu buryo bweruye, mu buryo buri official, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB benshi bararuzi, rumaze gusohora itangazo rivuga yuko Grace Room ya Pastor Julienne Kabanda yamaze kwamburwa icyangombwa cy'ubuzima gatozi, ni ukuvuga urupapuro cyangwa se uburenganzira bwemerera uyu muryango Grace Room kuba wakorera ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se kuba wakora biriya bikorwa muzi byagiye biba by'amasengesho n'ibiterane bikomeye bagiye bakora. Ubu ngubu mu buryo buri official bimaze kwemezwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, muzi neza ko ari rwo rugenga insengero cyangwa se imiryango ishingiye ku myemerere. Ubwo harimo kiliziya, harimo imiryango nka Islam, harimo andi matorero atandukanye muzi, abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uyu munsi turi ku isabato nziza abadive, inshuti zanjye, n'indi miryango ikomakomeye hano hanze za eyari, imiryango muzi ishingiye ku myemerere yose ni RGB iyigenzura cyangwa se ireba cyangwa se igena ibijyanye n'imikorere yayo, kuba baguha ubuzima gatozi cyangwa se icyangombwa cya burundu kikwemerera kuba wakorera ku butaka bw'u Rwanda. Hari icyangombwa cya burundu, hari n'icyangombwa noneho cy'igihe runaka. Baguha ubuzima gatozi bw'igihe kigufi ukemererwa gukora, cyangwa se bakaguha igihe icyangombwa cy'ubuzima bwa gatozi bwa burundu ugakora by'iteka ryose umeze neza ntawe gukoma imbere. Nka Kiliziya Gatolika bitewe n'imyaka imaze n'uburyo ikomeye cyangwa imaze gushinga imizi, na EAR n'indi miryango nka za ADEPR n'indi, bene abo ngabo bafite ubuzima gatozi bwa burundu. Ariko iyo uramutse ukoze ikinyuranyije n'ibyo wabwiye RGB mu mategeko shingiro yawe, nta kabuza iyo bakontore bakagubonaho ibimenyetso bigaragaza ko wakoze ibinyuranye n'ibyo wababwiye, wandikisha umuryango cyangwa se urusengero cyangwa kiliziya, nta kabuza baragufungira cyangwa se bakakwambura ubwo buzima gatozi. Reka ncisha amaso muri iri tangazo rero. Ni itangazo ryasinywe kuri wa gatandatu tariki 10 Gicurasi 2025, aho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriwemo n'indi miryango, kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rikomeza rigira riti Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo, kandi ikagenzura neza ko ibikorwa cyangwa se ibikorwa byayo bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Itangazo rikomeza rigira riti urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ko imiryango ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rya RGB ni iki ngiki rivuga. Mu by'ukuri ntibavuga amakosa cyangwa se ibinyuranye n'amategeko Grace Room bakoze cyangwa se banyuranyije nabyo, gusa bavuga yuko babambuye ubuzima gatozi nyuma yuko ibyari mu nyandiko basubmitinze cyangwa bahaye RGB mu iyandikwa nk'uko bigaragazwa ubwo n'itegeko shingiro ry'uyu muryango Grace Room, basanze ubwo nyine hari ibyo bandikishije cyangwa se babwiye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ko bazakora, hanyuma barangije bakora ibinyuranye n'ibyo ngibyo. RGB ntiyabisobanuye mu buryo butomoye ngo ivuga akantu ku kandi, wenda n'urugero ngo ivuge ngo biyandikisha ari umuryango ugamije
ibikorwa by'ubugira neza n'urugero, hanyuma biza kurangira bihindutse urusengero kandi batarandikishije urusengero n'urugero mbahaye, cyangwa se bakaba bariyandikishije nk'urusengero, ibikorwa byo gusenga, kubwiriza, gukora amateraniro, ibintu nk'ibyo ngibyo, hanyuma wenda barangiza n'urugero ndi kubaha, wenda bakaba bakora ubucuruzi cyangwa se bakaba bakora organisation, umuryango udaharanira inyungu, organisation runaka, wenda bagakora nka fondation cyangwa bagakora ibindi bikorwa bihabanye n'ibyari mu itegeko shingiro ry'uyu muryango Grace Room. Grace Room rero muri make iyobowe cyangwa se yashinzwe na Julienne Kabanda n'umupasiteri benshi bakunda. N'umupasiteri ufite abayoboke utabasha kurondora umubare. N'umupasiteri twanakoranye ibiganiro mu bihe bitambutse mu myaka yashize, ubwo Grace Room by'umwihariko yanashingwaga, naganirije Julienne Kabanda agira imirongo migari adusangiza, atubwira kuri Grace Room, anatubwira noneho hari ikigo bigeze gushinga cyakurikiranaga cyangwa se cyitaga ku bana bavukanye ibibazo bya autisme. Muri uko ikiganiro nagiranye na Julienne Kabanda, umubyeyi mwiza cyane, arimo aravuga uburyo ikibazo cya autisme ari ikibazo kiremerera imiryango, kubera yuko nawe yagize ayo mahirwe make abyara umwana ufite icyo kibazo, ariko kuba yaramubyaye afite ikibazo ntibyaba ikibazo kigenda ngo kimuherane cyangwa se gitsikamira amarangamutima ye, abe atakivanamo cyangwa se atabasha gukomeza umurimo we w'ubupasiteri. Ikibazo yagize yakibyaje umusaruro, agishingamo ishuri i Kanombe, naranarisuye. Iryo shuri rikaba ryarakiraga abana bafite ibibazo bya autisme, nyuma yuko nawe umwana we, umwe mu bana be yagize icyo kibazo cya autisme, hanyuma ku ishuri bikagorana, kumukurikirana ubuzima bwe bikagorana, kubera yuko nta bumenyi bari babifiteho, kuko bene abo bana bagira treatment cyangwa se bagira uko bafatwa bitandukanye nuko abana bavutse mu buzima bisanzwe ntibagire ibibazo bya autisme bafatwa. Grace Room rero murabyibuka ko mu minsi yashize by'umwihariko haciyemo, ngira ngo niba ntibeshya, haciyemo nk'icyumweru kimwe bakoze ibiterane bikomeye cyane byabereye muri BK Arena i Remera. Ni ibiterane byitabirwaga ku rwego rwo hejuru. Niba mubyibuka, bakoraga ibiterane aho abitabiraga ibyo biterane bazaga bambaye imyenda yera, abagore, abagabo. Ni ibiterane ngira ngo yarise Thanksgiving, cyangwa se ibiterane byari bigamije gushimira Imana, kuyisingiza, kuyishimira ko hari ibyo yakoze mu buzima bwacu. Ni ibiterane byitabiriwe mu rwego rukomeye, ku rwego rwo hejuru. Umunsi ku munsi uko ibiterane byabaga mu minsi byamaze biba, BK Arena yabaga yuzuye no hejuru kabisa. Beka muzi yuko yakira abantu, BK Arena yakira abantu batari munsi y'ibihumbi, yakira abantu bari around, iyo sare yuzuye neza kuva ku cyiciro cya mbere kugeza ku cyiciro cya VIP. Iyo sare yuzuye neza, bagiye bavuga yuko imibare BK Arena yakira ari abantu babarirwa hafi mu bihumbi 10. Umunsi ku munsi rero Julienne Kabanda abazaga kumva inyigisho ze, abazaga kwifatanya nawe mu bikorwa byo gushimira Imana cyangwa byo gusingiza Imana, babaga babarirwa mu bihumbi 10 umunsi ku munsi. Abagore, abagabo, abana, abakobwa b'inkumi, abasore, abakecuru, abasaza. Ni ibiterane byabonekewemo ibitangaza, byakorewemo ibitangaza bikomeye. Abantu bamwe bavuga ko bakize indwara, abandi batanga ubuhamya bukomeye bw'ibyababayeho, ukuntu imiryango yabo ubu ngubu ibanye neza, n'ibindi bikorwa bitandukanye. Nanone ibi biterane bigeze ku musozo, hari inkundura yabaye kuri social media, abantu bavuga bati ibi bintu Julienne Kabanda akora ni business, ni ugushaka amafaranga, ntabwo bigamije ku iyogeza butumwa cyangwa se kuvuga ijambo ry'Imana. Hari umwe mu bantu wananditse amagambo kuri social media, abantu bamumera nabi, baramwataka, n'abandi batangaza yuko ntabwo mbihagazeho, batangaza ko RIB yatangiye kumukurikirana, imukoraho iperereza, ndetse ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu byavuze yuko wari wanditse ayo magambo bwa mbere avuga ko Grace Room idakora akazi cyangwa se umurimo wo gukorera Imana, ahubwo ko ngo ikora ibikorwa by'ubucuruzi, atanga n'izindi ngero z'abapasiteri ntavuze hano kugira ngo ntaza kugira umukristo nkomeretsa cyangwa se umuntu runaka nkomeretsa. Hari andi mazina uwo muntu yavuze. Abantu bamumerera nabi, baramwataka, by'umwihariko abakristo bo muri Grace Room, abantu biyumvamo cyane Julienne Kabanda, abantu bamukunda nk'umubyeyi, birabarakaza cyane, birabababaza. Ariko nyuma uwo muntu wari wanditse ayo magambo aza gusaba imbabazi
ndetse na RIB irekera kumukurikirana, ari nabyo byari bimaze iminsi bihari kugeza ubu ngubu. Grace Room rero nyuma y'uko wenda iyo saga ibaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu ntibabivugeho rumwe, bamwe bakavuga yuko koko ibikorwa bigamije ubucuruzi cyangwa se bigamije gushaka amafaranga, koko amafaranga yinjira cyangwa se amaturo atangwa agomba gusoreshwa cyangwa se gutangwaho umusoro. Ibyo ngibyo ni byagiye bivuga ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma Grace Room ubwayo nta tangazo bigeze bakora risa naho riclearing ibintu cyangwa se ryumvikanisha ibinyuranye n'ibyatangajwe cyangwa n'ibyavuzwe n'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Yikomereje Grace Room bakomeje ubuzima, bakomeza guterana, bakomeza ivugabutumwa, ndetse no kuri internet kuri YouTube aho banyuza ibi ama live streaming barakomeje. Ni zimwe muri live streaming zibaho mu Rwanda ziba zikurikiwe cyane. Julienne Kabanda yatanze inyigisho abakurikiwe n'abantu batari munsi y'ibihumbi nibura 6 umunsi ku munsi. Inyigisho za Julienne Kabanda ziba zikurikiwe n'abantu batari munsi y'ibihumbi 6, ndetse ari n'igihe batumbagira bakagera mu bihumbi 20. nko mu gihe cy'ibi biteraniro bya Thanksgiving biherutse kubera muri BK Arena, hari n'igihe imibare yazamutse igera ku bihumbi 20 bimukurikiye imbona nkubone cyangwa live. Muzi neza ko iyo habaye live streaming zikomeye mu gihugu, abantu bakurikirwa cyane. Ni nk'igihe Perezida wa Repubulika hari ijambo runaka cyangwa hari ibirori yitabiriye, cyangwa se hari ijambo ridasanzwe rigeze ku baturage, cyangwa se nanone yatari Perezida wa Repubulika wagize igikorwa runaka agaragaramo cyangwa ajyamo kigashyirwa kuri internet, niwe ukurikirwa cyane. Abandi bakurikirwa cyane usanga ari Rayon Sport iyo yakinnye igahura na APR cyangwa n'indi kipe ikomeye mu Rwanda, nabo usanga bakurikiwe cyane. Abandi rero bantu bakurikirwaga ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube muri live streaming wasanga ari Julienne Kabanda cyangwa se na Apotre Mignone. Kugeza ubu ngubu RGB nibyo ngibyo yatangaje, bitangajwe mu gihe nanone haciyemo iminsi mike hari umuturage umwe wise Julienne Kabanda umukozi wa Satani, ariko aza kubisabira imbabazi. Nibyo nababwiye, biza kurangira ubuzima burakomeza. Kugeza ubu ngubu rero bambuwe ubuzima gatozi. Kuba bambuwe ubuzima gatozi bivuze ngo bya bikorwa bakoraga mwabonaga nka Grace Room, ministeria, nabonye RGB bita ministeria, ariko bo bakunze kuvuga ko ari ministeri nka Grace Room. Ubwo bivuze ngo uhereye none kuwa 6 tariki 10 Gicurasi 2025 ibikorwa bibaye bihagaze kubera yuko bambuwe ubuzima gatozi. Hari n'andi matorero n'imiryango ushingiye ku myemerere mu minsi yashize yambuwe ubuzima gatozi cyangwa se yambuwe ibyangombwa byo gukora. Ubu ngubu kuri iyi nshuro ni Grace Room ya Pastor Julienne Kabanda.